Yesu ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza nongere ngushimire akanyufata mu ijambo ry'Imana. Ikindi nongere ngutera inkunga niba unyuzamo gasoma ejo kabirambika ejo kabyibagirwa akagaruka nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'ibyumweru na n'uyu munsi wakongera ukabyuka. Mwuka wera arahari kugira ngo dutere inkunga. Ariko bimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima tubigirira umwanya runaka. Tukabigira amasaha runaka. Abantu bafite discipline y'ubuzima bagira ukuntu baba baragennye amasaha ayo kuryama, ayo kubyuka, ayo kujya mu kazi, ayo gukora siporo, ayo kwita ku bana, ayo kwita ku mugore n'umugabo. Bagira gahunda zimeze nk'izanditse. Kugira ngo rero ibi bintu nabyo bigufashe, ni byiza ko muri ayo masaha agize umunsi 28 ngo twese tuyanganya washyiramo umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyawe. Umwanya wo kubana n'Imana ku giti cyawe. Iyo saha yigenwe ako kanya yo kagenwe uyu munsi ura kukica, ariko iyo kagenwe ejo rongera ukagarukaho. Ariko iyo ari ibintu bipfa gukorwa gusa aho uboneye akanya gacitse kwicuma kabura somye uburi ntusome rimwe na rimwe niyo utabikoze ntunabimenye. Ariko byibuze iyo wasetinze kuko ibintu by'ingenzi tubisetingira umwanya. Iyo wabishyizemo muri gahunda igize amasaha yawe bizakugira rwose umumaro. Nkwinginge rero bibemo ubigire gahunda ushyiremo aranome telefone ushyiremo ikintu kikwibutsa ku mwanya wawe ugeze kandi ubishyire mu masaha ibitekerezo bitaragonga. Nari ibitekerezo biba bigonganye baraguhamagaye baragushaka, ni byiza kubikora mu mwanya utarabamo ibyo bintu byinshi. Imana ibiguhere umugisha kandi umwuka wera arahari kugira ngo adushobotse. Nkwibutse ko ababishobora ntago batangira babishobora, oya ahubwo iyo twabigiyemo inyota igenda irushaho kugwira kuko umwuka wera ari muri iri jambo. Uko turibayemo agenda arushaho kudutera inyota. Imana rero ibiguhere umugisha. Turimo turasoma mu buhanuzi bwa Ezekiel ku gice cyaho cya 19. Dore ku murongo waho wa mbere ngo maze kandi uborogera ibikomangoma bya Isiraheli uvuga uti nyoko yari iki? Yari intare y'ingore yiryamiraga mu ntare ikonkereza ibibwana byayo mu migunzu y'intare. Nuko irera icyana cyayo kimwe kiba umugunzu w'intare maze umenya guhiga ndetse ukarya n'abantu. Amahanga nayo yumva ibyawo maze ugwa mu bushya bwabo bawujyanisha inkonzo mu gihugu cya Egiputa. Nuko iyo ntare ibonye ko iwutegereje ikawuheba ihera ko yenda ikindi kibwana cyo mu bibwana byayo ikigira umugunzu w'intare. Ukajya uzerera mu ntare ari umugunzu maze umenya guhiga ndetse ukarya n'abantu. Birasa nkaho ari umugani niyo mpamvu bitumvikana vuba, ariko hano ku murongo utangira havuze ngo maze kandi uborogera ibikomangoma bya Isiraheli uvuga uti. Uku nguku byatangiye bimeze nk'umuvugo cyangwa nk'indirimbo yajyaga iririmbwa basa nk'abashinyagura ubwami runaka bwatsinzwe. Ni ukuvuga ngo yari indirimbo y'umuborogo ariko yo gushinyagura ubwami bwatsinzwe cyangwa se yo kuririmba igihe nabo batsinzwe. Ngo maze kandi uborogere ibikomangoma bya Isiraheli uvuga uti nyoko yari iki? Yari intare y'ingore. Ni ukuvuga ngo Isiraheli cyangwa abayuda barimo baragereranywa n'intare y'ingore. Hanyuma iki cyana cyayo yareze ngo kigahinduka umugunzu w'intare biragereranywa na bamwe mu bami babo. Hanyuma uko yatwawe ngo agashiramwo inkonzo mu mazuru cyangwa se ni nk'icyuma gifite ahantu hafata amazuru akajyanwa. Ni ukuvuga ngo yarajyanwe ajyanwa mu butayu. Uwo mwami aragenda ahinduka imbohe nkuko twagiye tubibona, aragenda ntiyagaruka. Ngo nuko iyo ntare ibonye ko iwutegereje ikawuheba ihera ko yenda ikindi kibwana cyo mu bibwana byayo ikigira umugunzu w'intare. Mu yandi magambo hahagurutse undi mwami. Ngo ukajya uzerera mu ntare ari umugunzu maze umenya guhiga ndetse ukarya n'abantu. Dukomeje ku murongo wa 7 ngo nuko umenya amanyumba yawo ubika imidugudu yabo, igihugu gihinduka amatongo n'inkenja yacyo irashira bitewe no gutontoma kwawo. Maze amahanga awugererezaho aturutse mu bihugu awuramburiraho urushundura rwayo maze ugwa mu bushya bwawo. Reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo tubyumve na mu Kinyarwanda cyoroshyemo. Cyabanaga n'izindi ntare gihinduka intare y'inkazi, nacyo kimenya guhiga no kurya abantu. Biragereranywa n'abami, ni imvugo ishushanya. Nuvuga ngo n'umwami nawe yaraje nawe agira nabi. Ngo cyasenya amazu yabo akomeye, cyarimbuye n'imijyi yabo, igihugu n'abagituye bakuka umutima, bakurwa umutima n'umutontomo wacyo. Amahanga aturuka impande zose arakirwanya, baragitega kigwa mu rwobo cyangwa se kigwa mu mutego. Uwo mwami nawe arongerwa mu mutego w'amahanga yarabazengurutse. Ngo nuko bawubohera mu mbago bawufashamo. Uwo ni wa mugunzu w'intare ugereranywa n'umwe mu bami ba Yuda. Ngo nuko bawubohera mu mbago bawufashamo inkonzo. Inkonzo ni cya cyuma cyangwa umugozi ufite nk'akantu gakura gutya kameze nka crochet. Ngo bawufashamo inkonzo bawushyira umwami w'i Babuloni, bawushyira mu bihome kugira ngo ijwi ryawo ritongera kumvikana mu misozi ya Isiraheli. Nyoko yari ameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi, warumbutse akagaba amashami
ku bw'amazi menshi, kandi wariho inkoni zikomeye z'imiringiso y'abami, uburebure bwazo bwasumbaga amashami atsikanye, kandi zikagaragazwa n'uburebure bwazo n'amashami yazo menshi. Ariko waranduranywe uburakari utsindwa hasi, maze umuyaga w'iburasirazuba wumisha amatunda yawo, inkoni zo kuri wo zikomeye zirahwanyuka, maze ziruma, umuriro urazitwika. Baracyagereranya Isirayeli nk'ishyanga cyangwa se ubwoko bw'abayuda, ngo nuko bawuboheye mu mbago, bawufashamo biriya byuma navugaga babukuruje amazuru, bawushyira umwami wa Babuloni, ni kwa kutwarwa mu bunyagano, bawushyira mu bihome kugira ngo ijwi ryawo ritongera kumvikana mu misozi ya Isirayeli. Mwibuka ko Isirayeli yageze kugira icyubahiro ikamamara. Ino mirongo ikurikiraho igereranywa n'umuzabibu, ngo nyoko yari ameze nk'umuzabibu watewe hafi y'amazi. Nanone nk'uko Isirayeli begeranyije n'intare y'ingore, ahangaha baregeranye n'umuzabibu watewe hafi y'amazi. Umuzabibu watewe hafi y'amazi wararumbukaga ukagira amashami meza, niko Isirayeli nk'ishyanga yari yarahawe umugisha. Ngo kandi wari inkoni zikomeye z'imiringiso y'abami, uburebure bwazo bwasumbaga amashami atsikanye. Nuvuga ngo bigeze kugira icyubahiro, abami bakomokamo bakaba bakomeye nk'uko tubizi, ariko ibyo byose byakubiswe hasi, barangirira mu mazu y'imbohe y'umwami wa Babuloni. Ngo ariko waranduranywe uburakari utsindwa hasi, maze umuyaga w'iburasirazuba, ngo umuyaga w'iburasirazuba ugereranywa n'umwami Nebukadinezari, niko ishyanga ryaranduwe. Nuvuga ngo umuyaga uturuka iburasirazuba waranduye wa muzabibu wahoze ari mwiza, bararandurwa rwose bashiraho. Mwibuke ko ibi byose byazanywe n'iki? No gutera Imana umugongo. Nta kintu na kimwe ubundi cyabaye ku bwoko bw'Imana, ku ishyanga ry'Imana batari barabwiwe, batari baraburiwe. Mu mategeko bahawe, mu magambo yose basomerwaga, habaga harimo igice kivuga umugisha nibagendana n'Imana yabo, hakaba n'ikindi gice kivuga umuvumo nibatagendana n'Imana yabo. Rimwe na rimwe dusoma imivumo iri mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, ni ibintu biteye ubwoba, ariko inshuro nyinshi twibanda ku gice cy'umugisha kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14, tukumva turaryohewe kubona umugisha mu mudugudu, mu cyaro, mu gitenga tuvubiramo. Ariko ihereye hepfo ku murongo wa 15 ukamanuka, ni ibintu biteye ubwoba. Ni naho harimo kuvuga ko abagore bashobora kuzarya abana babo. Ibi byago rero byose bibaho babaga barabibwiwe mbere, ariko birabananira kubera komatana n'amahanga baturanye, batera Imana y'ukuri umugongo, bahindukirira ibigirwamana. Imana itugirire ubuntu. Na n'uyu munsi nta bintu Imana idusaba cyangwa itubwira itaduhaye imbaraga zo kubishobora, ndetse itari yanatumenyesheje kuva mbere. Dukomeje kuri 13 na 14, ngo noneho wateye mu butayu mu gihugu cy'umukakaro gifite inyota. Ubu butayu buragereranywa na Babyloni, kuko Babyloni yari ubutayu ku bwoko bwa Isirayeli. Ngo kandi umuriro wavuye mu nkoni zo mu mashami yawo utwika amatunda yawo, bituma ari nta nkoni ikomeye y'umuringiso w'umwami imusigaraho. Ibyo ni umuborogo kandi bizaborogerwa. Reka dusome muri Bibiliya ijambo ry'Imana 200 ya nyuma. Ngo none uwo muzabibu utewe mu butayu, nuvuga ngo barimuwe bakurwa hafi y'amazi ko bari bameze, bajyanwa i Babuloni, ariho hagiranwa n'ubutayu kuri we. Ngo none uwo muzabibu utewe mu butayu, watewe mu gihugu cyumagaye kitagira amazi, umuriro waturutse mu gihimba cyawo watwitse amashami yawo n'imbuto zawo, ntuzongera kugira amashami akomeye, ntuzongera kuvamo inkoni za cyami. Iyo ni indirimbo yaririmbwe nk'amaganya. Imana itugirire ubuntu, Imana iturinde kandi turindire mu kuyubaha, kuko kutayubaha no kwitera umugongo iteka bizana ingaruka kuri twebwe. Imana iguhe umugisha. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, urakoze kugwiza imbaraga zo gukora ibyo Imana ishaka mu gihe cyawe. Iki cyari igihe cyabo, cyararangiye, uyu munsi ni wowe nanjye. Imana iguhe umugisha. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, gira umunsi mwiza.